Iyo wize gukontorora irari ry'imibonano mpuzabitsina nk'umusore, uziga neza cyane isomo cyangwa se ubone neza mu buzima bwawe ko abakobwa bakuzengurutse benshi cyane, nta kindi kintu bashobora kuguhereza mu buzima bwawe uretse imibiri yabo gusa. Nuko nguko bimeze. Ndagira ngo wumve kano kantu neza. Irari rigira abasore n'abagabo impumyi ku kuri kwa nyako. Irari rituma abakobwa bari empty, nta kintu bafite, nta kintu kibarimo, bagaragara nkaho bari interesting ku muntu w'umugabo n'umusore urifite. Ba bakobwa bari boring bari aho, nk'umuntu ufite irari w'umusore abona ari abadanje batwika cyane. Abakobwa b'indangagaciro nkeya cyane cyangwa se zitanahari, umuntu w'umugabo ufite irari cyangwa se w'umusore abona bafite indangagaciro nyinshi. Kwiyumvamo umuntu by'imibonano mpuzabitsina ni ikiyobyabwenge gikuramwo umuntu cyangwa se kijoramwo umuntu uko yagakwiye kubona ibintu mu buryo bwa nyabwo completely, ku buryo atakongera kubibona ngo abone ukuri kwa nyako. Nk'umusore nuramuka wize gukontorora irari ryawe, ukuri kose kwa nyako uzahita ukubona. Imboni y'irari yikuremo, nurangiza urebe cyangwa se witegereze abantu b'igitsina gore, abakobwa n'abagore bari iruhande rwawe mu buryo butari biological, nurangiza uzibonera ikintu kiba gisigaye, ibintu bya attraction bidahari. Ibyo numara kubikora uzahita ubona ko burya abakobwa baba bakuzengurutse benshi nta kindi kintu bashobora kuguhereza mu buzima havuyemo umubiri wabo. Uzasanga nta kiganiro gishishikaje mwaganira, nta insight ya danje yakwereka ngo urebe ibintu wenda biri buze kugira icyo bikungura, nta bumenyi uri buze kunguka, nta kintu uri buze kubona. Mbese uzahita utangira kubona ko aramutse ahari niyo yaba adahari byose ari kimwe. Yego niko bimeze. Kuramo ibintu by'irari ry'imibonano mpuzabitsina, byikuremo bikontorore neza, uzasanga nta kintu gisigaye. Uzasanga nta mpamvu ufite yo guspendingana igihe nabo kinini. Uzasanga bamwe muri bo kubatega amatwi bitakiri ngombwa. Uzasanga nta mpamvu ufite yo guhereza agaciro presence yabo iruhande rwawe. Icyo uzabona gusa kizaba gihari ni imibiri yabo gusa, yonyine gusa. Bino bintu ndagira ngo ubyumve neza. Abakobwa benshi bari boring, ubu usanga nta zindi hobby bagira uretse gusa consumption y'imbuga nkoranyambaga. Nta kindi kintu barwanira gishishikaje uretse validation. Ugasanga benshi nta n'ubundi bumenyi bafite ku bintu bifite agaciro. Noneho n'inyuma ya physical appearance cyangwa se uko agaragara inyuma, nta kindi kintu kirengaho. Ariko ibi ngibi abasore benshi n'abagabo ntabwo babasha kubibona, kubera ko irari riba ryabahumye amaso, ntibabashe kubona iyo emptiness muri uwo mukobwa cyangwa se abo bakobwa babazengurutse. Kubera ko umukobwa uri empty, muri we nta kintu cya danje kimurimo. Iyo ufite irari nyine, muri make irari ntabwo rishobora gutuma ureba ubona ari uwa danje ashishikaje bya danje. N'urugero rwa hafi, niba waragerageje gukora ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina nk'umusore, uzi neza cyane uko wiyumva iyo umaze kuyikora, n'uburyo uba wumva nyine wagira ngo nta kintu ukoze. Ndetse n'umuntu muyikoranye akenshi iyo hatarimo bya bindi by'urukundo ngo ni umuntu ukunda cyane, ukumva nyine uwo muntu nta kindi kintu kiri aho uretse gutegereza gusa ngo igihe uri buze kongera kubishakira. Bino bintu nta muntu wabikubwiye, ndabizi. Kontorora irari ryawe, impasi y'imibonano mpuzabitsina uyikontorore neza. Urebe, uhanga amaso abakobwa n'abagore, nta filita y'ibintu bijyanye n'irari n'imibonano mpuzabitsina. Maze nutangira wibaze ikibazo kimwe, urebe uti none ko ndi kubona bimeze gutya, ni iki gisigaye? Uyu mukobwa cyangwa se bari abakobwa benshi mbakeneyeho iki? Uzasanga nta gihe cyawe bakwiriye, nta attention yawe bakwiriye, ndetse nta n'ikintu gihari gikwiriye imbaraga zawe. Hano niho uzasanga nk'umuntu w'umugabo koko, niba ukeneye umuntu w'igitsina gore mu buzima bwawe, kubera irari ryagiye cyangwa se warikontoroye, ariho usanga nyine nk'umugabo ufite umukobwa umwe gusa mu buzima bwawe, apana kwiruka kuri benshi cyane kubera icyo kintu cy'irari ryawe. Uko nguko ni ukuri kubabaje cyane, kunacengera mu mutima, kwangiriza cyane abantu b'abasore n'abagabo badashaka kwakira. Kubera ko uzasanga mu buzima abakobwa ndetse n'abagore nta kindi kintu abenshi muri bo bashobora kofaringa umusore cyangwa umugabo inyuma y'imibonano mpuzabitsina n'umubiri.
nta kindi. Rero byose ugahita ubona ko nk'umusore cyangwa se umuntu wiyemeje kuba umugabo, ibintu by'irari urimo kubikontorora neza cyane, urimo kubikura mu gakino, ugasanga inyuma yo kuguhabwa ibyo ngibyo bijyanye n'umubiri ndetse n'imibonano mpuzabitsina, nta kindi kintu kiri valuable, nta kindi kintu kiri interesting, nta kindi kintu gifite agaciro ukeneye kuri uwo muntu. Bwa nyuma na nyuma ugahita ubona ko niba wize gukontorora irari ryawe ukarishyira ku murongo, n'ubundi abantu b'igitsina gore bakuzengurutse cyangwa se bariya bakobwa wirirwa uri kureba ukabona barashishikaje, nta kindi kintu bashobora kukofaringa nk'umusore ufite intego z'ubuzima bwe cyangwa se ibyo ashaka kugeraho uretse imibiri yabo gusa. Iyo clarity numara kuyibona neza cyane izakwereka iyindi shusho y'uburyo ugenda uhereza agaciro abakobwa ndetse n'abagore bakuzengurutse. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe, kubera ko isomo rya 6 naryo ndarizana byihuse cyane. Ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.